Yesu ndashimwe cyane, Imana iduha n'umugisha mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti. Dore bumwe mu busobanuro bw'inzozi abantu bakunda kumbaza inbox, bivuga ngo iyo urose ukora ikizamine bisobanura iki? Ndaje bibasobanurire mu izina rya Yesu. Ku bantu babirose baraza kuza kunyurwa ndetse no kumva icyo babishatse kuvuga. Hanyuma ukanda aho nganditse subscribe ku ibara ry'umukara cyangwa se ry'umutuku kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi mu masengesho ya saa 9 za nijoro no mu masengesho ya saa 10 za nijoro no mu biganiro by'ivugabutumwa bitambuka hano kuri YouTube channel cyangwa se kuri uyu muyoboro wacu mushyashya. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. So rero nuro tukora examini uzamenye ko hari ibintu bifite ubusobanuro bukomeye cyane mu buryo bw'umwuka atari inzozi zakujeho gutyo gusa. Ngiye kubisobanura mu ncamake ariko kandi mu buryo bwumvikana. Examini mu nzozi akenshi ni ikigeragezo cyangwa se isuzumwa, ariko akenshi ritewe n'Imana cyangwa se isuzumwa Imana iba igushyizemo ikigerageza ikabikora muri ubwo buryo bw'inzozi. Ni isuzuma rigaragaza ko uri kugeragezwa ubuzima bw'umwuka cyangwa se mu mibereho yawe cyangwa se wenda no mu ntego zawe mu bijyanye na business cyangwa se mu bijyanye n'akazi. So rero Imana ibirimo kugusuzuma ngo irebe ko witeguye ko wakwinjira ku rundi rwego mu buryo bw'umwuka cyangwa se twakwita promotion cyangwa se promotion. Mbega Imana ibikuzana iryo suzuma ikwereka ko irebe niba witeguye gupasinga cyangwa se witeguye kugera ku rundi rwego mu buryo bw'umwuka cyangwa se mu buryo bw'ubuzima. So rero examen mu buzima busanzwe nyine ni ukwitegura no gupasinga, bikunze kugaragaza ishusho yo kwitegura gutambuka cyangwa se kuva ku rwego rumwe ujya ku rundi. Tujye mu bizamini bisanzwe yaba ari iby'akazi bagira ngo barebe umuntu ukwiye kuba yabona akazi. Tujye mu bizamini by'abanyeshuri bagira ngo barebe niba umuntu yapasinga cyangwa se yarize yarazirikanye ibyo yize cyangwa se ibyo bamwigishije hari isomo yabikuyemo. So rero examine iteka ryose ikunze kuba ishusho yo kwitegura kwinjira ahantu hashyashya n'imyiteguro y'icyerekezo gishyashya. So niba rero waratsinzwe mu bizamini igihe warotaga izo nzozi, bivuze ko watsinze igeragezwa nyine, waratsinzwe, biranagoye kugira ngo uzave kuri urwo rwego uriho ugere ku rundi. Ariko niba waratsinze, watsinze ibigeragezo, watsinze igerageza, Imana ijya kukuzamura ku rundi rwego, iguhe promotion mu buzima busanzwe cyangwa se mu mwuka, mu ivugabutumwa cyangwa se mu bijyanye na business. Nabyo birashoboka ko Imana ibikubwira ko ijya kuzamura ku rundi rwego. Ku bantu bamaze igihe kinini baba bari mu butayu bw'igeragezwa, ubukene n'ibindi, Imana ibereka ko bagiye ku yindi level yindi, Imana ibatabaye kandi barenge. Iyo watsinze examine rwose, iyo wapasinze, kimwe no kurota wambaye wagraduatinze, kimwe no kurota wicaye ku ntebe y'icyubahiro, kimwe no kurota uri kuvugana n'umukuru w'igihugu akubwira ibintu byiza byo kuzamuka, byose n'Imana iba yagusuye ibivugana nawe. So rero niba waratsinzwe nyaboneka, warasibiye nyine, hari ibintu ugomba kongera kwiga cyangwa se gusengera kugira ngo utsinde mu buzima bwawe. Niba waratsinzwe ongera usenge, ugira ibintu usengera kugira ngo uzamuke mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. So rero iki bintu biza ku muntu usenga kugira ngo ibintu bizira ku muntu usenga kugira ngo Imana hari ikimana bishaka ku buzima bwe. Imana bigiye kugira ngo ngiye kugusuzume nyine itume usenga cyane, yongere ikuzamure mu buryo bw'umwuka. Haleluya. Cyangwa se bitume nyine uba trained mu mwuka, imenye urwego uriho, imenye niba witeguye kuzamuka cyangwa se niba urangaye. Iyo urangaye nyine birangira utsinzwe. So bakoze Imana bene data, uyu munsi shaka uri mu gihe cy'ibigeragezo n'intambara, ariko nurota izi nzozi ukora examen ugatsinda, uzamenye ko umugisha w'Imana ugize gute, kumugisha w'Imana waje. Haleluya. Kimwe nuko uzarota zino nzozi ukora examine, mbega ukaba zizaza uri mu gihe cyo gufata ibyemezo bikomeye cyane
mu buzima bwawe, nabwo hari igihe uzarota zino nzozi, kuko abenshi bikunda kubabaho bakarota inzozi bari mu gihe cyo gufata ibyemezo bikomeye cyane. So rero igihe uzarota inzozi uri mu gihe nk'urugero rwo gushora amafaranga muri business runaka, avuga ati so sinzahomba, ukarota ukora examen ugatsinda, shora amafaranga nta kibazo, ariko nutsindwa uzabe witeguye, uzabe uretse ubanze usenge Imana. So rero ikintu wakora muri zino nzozi, gusenga ukabwira Imana ikaguha ubwenge bwo hejuru, ikaguha imbaraga zo gutsinda ibigeragezo by'umwuka ndetse n'ibyo mu buzima busanzwe, ukabwira Imana ikagukomeza mu mwuka no mu buzima busanzwe, ukabwira Imana ikaguha imbaraga mu mwuka zo gushobora gutsinda intambara n'ibigeragezo ushobora kuba urimo. Uze gusoma Yakobo 1:2 kugeza kuri 4. Haleluya. Uze no gusoma urwandiko rwa mbere rwa Petero 1:6 kugeza kuri 7. Ni byaswe bivuga ku bintu byerekeranye n'iki n'ibigeragezo cyangwa se n'intambara. Haleluya. Imana ikugire neza rero, Imana iguha ubwenge bwo gutsindira ibigeragezo n'intambara, kandi Imana iguye gutsinda Satani mu izina rya Yesu Kristo n'imitego yose uyirimbure. Hari n'abandi barota bari kujya ku ishuri, bari gusubira kwiga, akenshi biriya bintu nkunda kubivuga ko ari umwuka wa munanizi, umwuka ugukinege, umwuka gusubiza inyuma mu bintu bya kera, ntabwo aba ari mwiza. Kurota akenshi usubira ku ishuri, iyo ni imyuka imwe Satani akoresha mu kwiziringa ku bantu. Iteka ryose bagira ngo bahame hamwe, bahore batangira ibintu, bahore biga ariko badagaratuwetinga, bahore biga ariko badapasinga. Biriya bintu nabyo ni bibi rwose, mujye mubisengera mu byamagane mu izina rya Yesu. Nubirota uzajya ubyamagana biriya bintu. Biriya bintu bya karande byo guhora urota usubira ku ishuri, urota wirukanka, inzira itagira aho igarukira, umwuka w'uruzerero, umwuka munaniza, urota urimo kurya, biriya bintu byose ni bibi, ni inzozi mbi cyane. Kurota urya inyama, babakuroga bagutongera ibintu bidasobanutse, kurota usubira kwiga, kurota uri kwivuka iwanyu ukora imirimo, urota bapfuye, biriya bizozi ni bibi, mujye mwiyakana mu izina rya Yesu. So no kurota ukora examen, izo nzozi twari tugendereye, Imana ibyo kugusuzuma kugira ngo imenye niba witeguye kwimuka, hanyuma ikuzamure mu yindi rwego, mu yindi promotion. Utsinze ikizamini rero ni ibintu byiza cyane, Imana ibikuzamuye ku rundi rwego mu byo bw'umwuka cyangwa se mu byo bw'ubuzima busanzwe bwa business, akazi, imibereho. Hanyuma gutsindwa rero hari ibyo ugomba gukomeza gusengera, kuko ntabwo uba witeguye kwimuka. Imana iguha umugisha, Imana ikurinde, kandi subscribe kuri iyi channel yitwa Bohorwa TV cyangwa se mu Bohore TV, kuko kuwa 4 ku tariki 10 tuzaba turimo turasenga cyane masaha 9 z'ijoro na saa 1 z'ijoro. Uwiteka rero akuzigame, uteka kurinde mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndagusabiye, ndagusengeye, Imana igushoboze gutsinda intambara zo mu mwuka mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Amen, 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 amen.